Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu, ni karibu rwose. Muri aka kanya tugiye kubaganiriza ku iromba cyangwa se ni iromba. Mujye mubona umukondo nyine warabyimbye cyane ku mwana, bikunze kugaragara ku bana. Mu Gifaransa tubyita cyangwa se mu Cyongereza tubyita umbilical. Rero tugiye kurebera hamwe se iromba ni iki, riterwa n'iki, ese biravurwa? Kuko usanga ari ababyeyi benshi bazana abana kwa muganga kubera bavuga ngo umwana yagize iromba. Muri kumwe rero na Dr Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe. Ni kenshi rero uzasanga hari abana bafite iromba cyangwa se umbilical. Bamwe bakibaza niba ari indwara ndetse bakabyibazaho ibibazo bitandukanye. Rero iromba ni indwara abana bavukana, rikaba riza cyangwa se riza bitewe n'uko ari amara aba akikije uruhu cyangwa se yasohotse yaje mu mukondo akabyiga. Bivuze ko hariya haba hadafunze neza ku mukondo, ubundi akaba yafunze ku buryo amara atinjira hanze ngo asohoke. Rero hariya amara aba yaje hanze agasohoka hakabyimba. Hariya romba yaribyimbyeho amara. Niyo mpamvu uzabona kenshi iyo ukanze bisubirayo. Ni ukuvuga ngo ni opening ibajemo cyangwa se ni ukoroha, noneho amara akabyiga hakabyimba. Akenshi uzasanga biza cyane iyo umwana arimo kurira cyangwa se arimo gukorora. Ni ukuvuga ngo iyo rero umwana cyangwa se akorora, puresha mu nda iriyongera, bityo bikabyiga yamara agasohoka hariya hakabyimba. Iromba rero nyine ni akenshi iza mu bwana, aho umukondo akenshi uba ufitemo akobo. Ni kubera ko amara aca muri ako kobo, iromba rikabyimba cyangwa se umukondo ukabyimba. Bivuga ngo ni amara aba abyimbyemo hariya. Rero kugeza ku myaka, amara akomeza kubyimba kugeza ku myaka hagati y'3 n'5, hafi 90% y'abafite iromba riba rishobora kwifunga. Niyo mpamvu uzasanga abafite abana bavukanye iromba, twe nk'abaganga tubagira inama yo kuzareba muganga wagize iyo myaka. Bivuga ngo akenshi dufatira ku myaka 4. Bivuga ngo umwana ufite iromba ataragira imyaka 4, akenshi ntacyo kwa muganga baba barikora, kuko akenshi tuba dukeka ko rishobora kwifunga rwose bikagenda neza. Rero ariko iyo umwana yengeje imyaka 4 rigihari, ni byiza kuza kwa muganga, kuko akenshi yabivuze ko byanze kwifunga ryo ubwanyu. Rero ni indwara akenshi abana bavukana, ushobora gukurana, bagashobora no kuyikurana, ukarindwa mukuru nta kibazo iguteye kubera ko ntago bibabaza. Ariko rimwe na rimwe ishobora no kuguteza ibibazo bikomeye. Mu gihe yakubabaje ushobora kuza kureba muganga. Mbere y'uko umwana agira imyaka twavuze haruguru n'imyaka 4 cyangwa se 3 n'5, iyo agize ikibazo cy'uko iromba rikomeye bikamutera kubyimba inda, akaba atashobora konka ndetse rimwe na rimwe akaruka, nibwo tumufasha tukarifunga. Ni ukuvuga ngo biba bivuze iki? Niba umwana afite iromba ukaba udashobora gukanda ngo bisubireyo, iyo yamara asubire, ni ukuvuga ngo biba byakomeye byafunze amara ndetse akaba yifunze, ukabona n'inda yabyimbye ntarimo kubasha kwituma neza. Bivuze ko amara yagiriye muri rya romba yifunze cyangwa se yizinze, bityo ibiri mu mara, ya myanda nyine y'ibyo tuba twariye ikaba itabasha kwisohoka. Icyo rero bizifunga, bituma inda ibyimba, n'umwana atangiye kubabara mu nda, abe yanaruka kandi atabasha kwituma kubera ko ibintu ntabwo bitambuka. Icyo gihe rero tuzamuvura kuko aba ari ikimenyetso mpuruza. Icyo gihe ugomba kwihutira kuza kwa muganga naho yaba ataragira ya myaka 4 twavuze haruguru, ngo ukore uko iromba riteza ibibazo. Ikindi umuntu yakwibaza se, isi iromba rihasonzesha? Ku bantu bajya bibaza niba iromba risonzesha, akenshi iyo nyine twumvisha amara avuga mu nda, abantu bavuga ngo inzoka zirimo kwigoronzora mu nda. Nyamara buriya ni amara barimo kwigoronzora mu nda. Ibyo rero abantu iyo babyumvisha akenshi baravuga ngo umuntu arashonje cyangwa se ngo iromba riravuga. Kubera rero amara yinjiramo akigoronzora ntaho bihuriye. Rero no gusonza umuntu afite iromba asonza kimwe n'abandi bose, ntaho biba bitandukanye. Rero nimba ufite iromba cyangwa se umwana afite iromba, ntabwo azasonza gutandukanye n'abandi, ahubwo uko azasonza nuko n'utarifite yasonza. Ni ibintu bisanzwe rwose. Kumva rero amara avuga cyangwa se ntabwo ari inzoka, ahubwo ni amara aba agenda agira izo bita movement bita peristalsis.
biri normal rwose, bibaho kenshi gashoboka, ahubwo iyo bidahari burya amabara aba yagize ikibazo. Rero nguko ibijyanye n'iromba rwose, nimba umwana afite iromba ntugahangayike cyane, kereka agize biriya bimenyetso twavuze haruguru byo kuba atabasha kwituma, kutabasha konka, akaba yanaruka, inda ikabyimba, anababara cyane kandi rya romba ukaba udashaka gukanda ngo risubireyo, icyo gihe bwo bivuze ko amara arimo yagize ikibazo, ihutire kugana kwa muganga tube twagufasha. Ikindi kandi muba mugomba kumenya, umwana utaragira hagati y'imyaka 3 n'itanu cyangwa se imyaka 4 afite iromba, akenshi ntacyo tuba twamufasha kereka yagize biriya bimenyetso mpuruza, kubera ko tuba dukeka ko rishobora kuzisubizayo cyangwa se rikifunga ntacyo akorewe. Nguko rero uko dufasha muganga rwose wagize, cyangwa se kwa muganga tuzafasha umwana wagize iromba. Rero nimba umwana wawe yahuye n'ikibazo cyo kuvukana iromba, ntuhangayike cyane kuko ni ibintu bishobora kwikosora byo ubwabyo, ariko nanone ukamenya ko nimba haje biriya bimenyetso mpuruza byo kubyimba inda, kuruka, kutabasha kurya, kutabasha kwituma, kubura ikanda ntirisubireyo, ihutire kugana kwa muganga. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu, ndetse munatwandikire ku ngingo mwifuza ko twabaganiraho. Bye bye. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu, ni karibu rwose. Muri aka kanya tugiye kubaganiriza ku iromba, cyangwa se ni iromba mujye mubona umukondo nyine warabyimbye cyane ku mwana, bikunze kugaragara ku bana. Mu Gifaransa tubyita cyangwa se mu Cyongereza tubyita umbilical hernia,